muri za Ruberiki ho bimeze gute muri Warikare ko naho ngo ba M23 yamaze kwigarurira bari bafashe ejo y'ubundi nyine ako gace bigaruriye ko bigaruriye bakajyamo na n'ubu baracyakarimo nta mirwano yadanje hari nta habaye uyu munsi keretse yaza kuba isaha iyo ari yose ariko ibyo bice bagiyemo n'ibya ntuza byari birimo mayimayi y'abanyanga ntabwo rero ye yari izwiho ibihe bikorwa niyo yari muri Ruberiki bayikuyemo batanarwanya bo ubwabo barigendeye barigendeye bavuyemo barirutse kabisa hari abazarendo numvaga bavuga ngo bagomba kuzisubiza uvira ku kibi n'ikiza bavuga uti turakora ibishoboka byose ngayo nguko rero reka dukomeze twumva n'ibindi. Halo ndakumva uri kunyumva ndakumva nuko connection imeze nabi n'urusaku rwinshi kwa nguko kabiri turumva mu buryo bw'ikoranabuhanga rero butadukundiye reka dukomeze twumva naro ko ikomeye ikomeje bwana Safari rero tudatinze ndagira ngo tujyane aho biri kubera byifashe gute koma la situation amaginga nyuma yaho ubundi ihuriro rya Perezida n'abafatanyabikorwa bayo yego bakubitwa inshuro na 23 yego nakubwira ko ubu maginga y'abahinde strategy ni barizo ziri bubafashe kuba bafata kongera kwisubiza ibice bimwe na bimwe nk'uko bari bakoze strategy bakisubiza amakobola ya kabiri mu mirwano yari abakiranyishije bagasubiza inyuma 23 23 ikaba yarabashije kongera nayo ikigarurira n'amakobola ya kabiri sinzi mbere na mbere ko twinjira mu mirongo y'urugamba nakubwira ko abasirikare bamwe kibuno amaguru bayabangiye ingata bamwe bakajya ikarembe batangiye kugenda ryari bwana Safari batangiye kugenda ku munsi w'ejo n'ubundi ryari kwa gatatu yego urumva ko byari ku itariki 24 ubwo ariko bakaba noneho yego batangiye gushyira abasirikare benshi mu gace bica bibogobogo abenshi bakunze kubivuga ko ari bibogobogo ariko akenshi nyine n'ubundi mu nyandiko isobanutse kitwa bibokoboko ntabwo atari icyaro yego Safari kigaragara muri Midro Plateau yego yo mu murenge wa Mutambara yego ahangaha n'ubundi ni muri teritwari ya Shiri yego maginga ya rero abasirikare benshi bakomeje kubarungikira mugani mu rurimi rwo hakurya iyo ngiyo duturanye yego bakomeje kubarungikira muri aka gace aho bakubise abasirikare benshi amaze kugera nk'amabatayo nka 12 maginga ya nyine urabona ko bisa nk'ibyahinduye isura sinzi rero ikintu kiri bubafashe nimba ari bwo buryo bufatika bwo kuza gukora comeback bagasubiza inyuma 23 nakubwira ko maginga ya Baraka iri mu biganza byose ko batari babitangaza yego ndetse binagaragara yuko mu minsi itari mike ndiwe nkubwira ko 23 bayafashe iyi act ya fizikali bitewe n'uko bamaze gukuramo aka gace gakomeye cyane kavuze icyo kavuze mu mirwanire ya Tanganyika Baraka ni nk'ibihe bimenyetso bihari bigaragaza ko ibyo ngibyo byaba bigiye kuba vuba kugeza ubu
ikigaragara ni uko maginga ya kuri akisi ya Tanganyika Baraka yego M23 yashize amaso y'intambara arasyaye cyane yego ku buryo intege ndetse akanagaragaza ko ariyo bafashije gufata bino bice bigiye bitandukanye ndetse akaba ari nayo yatumye yisubiza umujyi wa Makobola ya kabiri urufunguzo rukomeye rwo kuba barabashije gukomeza bavansa bagafata tuno duce twa Kasekezi hafi na za Baraka mu mujyi neza na za Twima. Urumva ni urufunguzo rusa naho rwabafunguriye kuba bari hafi n'umujyi wa Baraka. yego Baraka n'ubundi ahagana ku mujyi uretse mu gace ka kampanye yego muri uno mujyi wa Baraka cyane kuko kampanye igaragaramo utubari tugiye dutandukanye twinshi. Urumva bo bagiye kwifatira agacupa mu buryo bwose hakazamo imyivugutanyo yo kudahuza kubera yuko abahigi benshi bayobya iby'uburari. yego nicyo navuga cyatumye iri huriro rya FARDC ritabasha gutsinda urugamba ndetse bikaba binagaragara ko n'ubundi bo imbaraga bari bazishyize kuko bari batojwe neza ku rwego rwo hejuru. ubwo rero kampanye ari abasirikare bakeya basigaye, abenshi bageze i Karenyi, abandi nakubwira yuko n'ubundi bageze za Bibogobogo cyangwa Birokoboko. yego ubwo rero nicyo nakubwira ko abasirikare benshi bari muri ibi bice n'ubundi mu buryo buri kugaragarira buri wese. Umujyi wa Baraka n'ubundi biragaragara ko hasigayemo abasirikare bake cyane ku rwego rwo hejuru. Bigaragara ko n'ubundi M23 yaba ishobora kuba yafashe n'ubundi uno mujyi mu ibanga rikomeye, ahubwo isigaje kuba yatangaza ko n'ubundi yawukaciye ku mugaragaro. kuko nakubwira ko uno mujyi n'ubundi nta buyobozi burimo, abenshi bari bazi ko bariho abayobozi bari kuko niho n'ubundi bari bahungiye bava mu mujyi wa Uvira nk'abadepite, akubwira n'ubundi na guverineri wa Sud Kivu niho yari ariko magingo bose barambutse bibereye i Bujumbura. ubwo nk'umuturage ugize ikibazo aripotinga he? nta kuripotinga, bari kwimenya nyine kuko abenshi barahunze bari mu nkambi ya Rumongi. Nakubwiye ko abenshi bamwe hafi imiryango irenga 900 bagwa mu bwato nabwo bahunga. Nakubwira yuko nyine kuri ubu umuturage arimenya, uretse nka babandi ubunana abashefu b'amaziyaje nibo basa naho bagikoramo gake gakeya, ariko nabo baba bahari baba badahari n'ubundi bigaragara ko ubuyobozi muri ibi bice butita ku baturage ndetse ibyo babasezeranyije batajya babikora, akaba ari nabyo byatumye abaturage bamwe babona ko M23 yaguma ikavansa itareba ko yahindura imyitwarire y'ubuyobozi muri Sud Kivu. yego bwana Safari, ndagira ngo unyemere no dusome ibijyanye na Noheli, ubutumwa bwatanzwe na nyiricyubahiro Cardinal Frodolin Mbongo yifuriza abantu Noheli ndetse agira n'icyo asaba ibice birimo umutekano muke. ubwo nawe urahita noneho tujyana mu zindagisi naho ugenda utwereka ishusho y'uko ibintu byifashe. yego nta kibazo. yego ni ubutumwa bwa Noheli 2025. bakristo ba Diocese Nkunda, bavandimwe banjye muri Kristo, abantu bagenzaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi nk'uko biboneka muri Isiraheli, mu gitabo cy'Abisiraheli umutwe wa 9 umurongo wa 1. uwo mucyo ni umwana w'Imana, umwana w'Imana data yazaniye isi, kiliziya yacu, imiryango yacu n'imiryango y'abantu bose mu kuzura kw'igihe. bigaragara mu Bagalatiya umutwe wa 4 umurongo wa 4. umwana yabaye Imana nyakuri n'umuntu nyakuri. umwana w'Ibetelehemu ni umucyo w'ikuzo rya data
kandi ni ishusho yuzuye y'ubumwe bwe riboneka mu Baheburayo ba mbere umutwe wa mbere kugera umurongo wa mbere kugera ku wa gatandatu. ni Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Kuza k'umukiza mu mateka yacu bihinduye isi. Ikiremwa ntikiri icyaremwe, cyahindutse umugeni w'Imana, gihamagarirwa kugira Imana umunezero nk'uko biboneka mu Bisirayeli umutwe wa 62 y'umurongo wa mbere kugera ku wa gatanu. Mu kuza kwe Yezu ni umwami w'amahoro, asenya amacakubiri, agashyira umutima ku mutuzo, kandi agatangiza ingoma y'ubutabera n'amahoro nk'uko biboneka mu Bisirayeli bacyenda umurongo wa mbere kugera ku wa gatandatu. Amahoro ashingiye ku butabera kandi agashyirwa ku isi yose nk'uko bigaragara mu Bisirayeli 52 umurongo wa 10. ariko duhamagarira guhinduka mu mitima by'ukuri kugira ngo abakristo tugire abantu bashishikajwe no gukora ibyiza nk'uko biboneka muri Timoteyo wa 2 umurongo wa 11 kugera ku murongo wa 14. Muri iryo shingiro Noheli itwibutsa ko amahoro nyakuri kandi arambye ari impano y'Imana mbere na mbere, atari umusaruro w'imibare cyangwa imigambi y'abantu. Kugira ngo duhe ayo mahoro, umwana w'Imana yahisemo ubukene bw'ikiraro cy'inka, ahitamo kwicisha bugufi aho kuganza, ubwitonzi aho gukoresha ingufu, kwitanga aho gukoresha imbaraga. Bityo rero impinduka y'ubuzima bwacu no mu mahoro si ayacu gusa, si ayacu. Buri wese muri twe arahamagarirwa gukurikiza iyo nzira y'ubwami bw'amahoro, by'umwihariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cyacu cyahuye n'ibibazo bikomeye by'umutekano cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, Ituri na Kwamafu. Cyifuzo gikomeye cy'amahoro, ariko ayo mahoro ntazagerwaho hatabayo ihinduka ry'ukuri, ubwiyunge bwa nyabwo n'ubwitange bukomeye mu biganiro by'ukuri kandi byubaka. Muri iyi minsi isoza umwaka mutagatifu w'ibyiringiro, ndasaba Imana gusubiza igihugu cyacu amahoro n'ubutabera kugira ngo habeho imibereho myiza kandi yuzuyemo ubwiyunge hagati y'abaturage mu kwicisha bugufi no mu bushake bukomeye. Twese duhagurukire hamwe inzira y'amahoro n'ubwiyunge, umutima wuzuye icyizere. Ndifuriza buri wese umwe mu miryango yanyu Noheli nziza yuzuye ibyishimo. Ni harambe umwana w'i Betelehemu useka urukundo rwe n'ubwitonzi bwe mu miti, asesekaza urukundo n'ubwitonzi bwe mu mitima yacu. Frederic Cardinal Ambongo, arikepiskopi mukuru wa Kinshasa, niwe rero washyize umukono kuri iri tangazo cyangwa se iyi baruwa yagenewe abakristo ndetse n'abanyekongo muri rusange. Bwana Safari, urumva ko Cardinal agaragaza ko amahoro ariyo umusingi wa byose, ariko urambwira uti umutekano mu bindi bice za Karemi nawo biragaragara ko bitoroshye. Ndagira ngo ukomeze uturamburira page tubwire n'ibindi waduteguriye nyuma yuko mu bice bitandukanye n'ubundi hakomeje kugaragara ihungabana ry'umutekano. Nubwo kubemera iminsi mikuru nibyo, ariko ku basenga nyine bazi ibyo gusenga ntibasenge, habeho impinduramatwara. Muri ibi bice byaranzwe n'akarengane n'ibibazo bikomeye cyane, ntabwo ari ibya none, si n'iby'ubu, si n'ibyatwe kanya, kuko kuva na kera byahozeho. Abaturage bagiye bicwa, amagingo ya ntabwo yanakujyanye ku misozi miremire n'ubundi yo muri teritwari ya za Minembwe, aho n'ubundi ubuzima busa nk'ubwahagaze. Yego Safari, uretse wenda gutanga ihumure ku baturage nyine bakomeza abandi kugira ngo abari mu mahanga atandukanye babone ko hari icyo bari gukora, ariko abaturage bakomeje kugenda bapfa cyane ku rwego rwo hejuru. Icyo navuga ni uko abaturage basenga ndetse n'abafite imbaraga bakaza bakifatanya n'abandi bagaharanira amahoro no kwishyira ukizana muri ibi bice byashegeshwe no kutumvikana kwa bamwe mu baturage batuye muri ibi bice, bamwe bakicwa abandi bagahura n'ibibazo. Magingo ya rero n'ubundi mu misozi miremire naho nakubwira ko ikintu cyashegeshe cyarakaje ingabo z'Uburundi n'ibirindiro byabo bya Mikarati. Yego, abasenye urumva niho bapagatiriza urumva mu kujya gucukura ayo mabuye y'agaciro. Patriote, cher Congolais, Mikarati kuko
bari bahashyize ibirindiro karundura bikomeye rero bikaba byarasenywe n'amadubu n'intare bafatanyije na ma 23. yego. ibi bikaba byarateje akaduruvayi ndetse ukabona ko muri ibi bice ingabo z'u Burundi zo ziracyarwanya ndetse n'imitwe igiye yitwaje intwaro ifatanya n'izi ngabo z'u Burundi. ubu rero magingo aya n'ubundi nubwo byose biri kuba abaturage bari mu kangaratete bafite ibibazo, hari benshi batari kubona ibyo kurya bitewe no kwihisha kubera yuko ubuzima busa nk'ubwahagaze magingo aya. Abenshi barihisha, nakubwira ko bahunze bari mu kangaratete bari kurwara indwara z'ubucucike. magingo aya nyine ni ibibazo, intambara ni hose muri iyi teritwari ya Fizi navuga ko ariho yimukiye. yego. ndetse abayobozi rero bakomeje kugenda bagaragara no mu bindi bice, nubwo ma 23 cunga umutekano, ariko no mu bindi bice bagenda bagaragaramo ku rwego rwo hejuru, kuko nakubwiye ko aba baturage babo bazarendo abenshi n'abo mu makaritsiye n'ubundi ma 23 iba yarafashe. urumva ko kubasha kubamaramo ni ibintu bishobora kutaborohera cyane, kuko n'ubumva kereka bo ubwabo nibahinduka bakabona ko n'ubundi bagomba gushyira intwaro hasi, ntibakomeze guteza akaduruvayi muri ibi bice ma 23 yafashe. ubwo nicyo navuga. naho mu duce dugiye dutandukanye nakubwira yuko magingo ya ma 23 rwose ikataje ku rwego rwo hejuru, kubera yuko bitewe n'ino axe ya Tanganyika Baraka ishaka gukuramo. yego. bigaragara ko n'ubundi iyo yarangije kwavanza unavuga yuko iri hafi na Munene na Kasekezi ubu biri mu biganza byayo. urumva Baraka ni amaterise rwose kugerayo n'iminota mikeya cyane. nshaka kongera kukuvugisha mubwira yuko ma 23 yadekaraye, kuko gufata igice ma 23 igifata mu buryo bw'ibanga, aho tuzadekarara yarakinjiyemo neza ifite ubugenzuzi bwayo. ubwo nakubwira yuko n'ubundi umujyi wa Baraka ma 23 yinjiyemo, ahubwo isigaje kuba yafata ubugenzuzi bw'umujyi wose ntawe uyisobye. bitari bya bindi winjira mu gace ukumva ko wahise ugafata. ibyo bikorwa na FARDC bakadekarara ko bafashe igice, ariko bafashe n'urugero nimba bafashe nka centre ya Makobora bakaba bafashe nk'agace katari centre yose, bo bahita badekarara ko bafashe centre ya Makobora kandi bafashe hagati. rero magingo aya nakubwira yuko n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ko ma 23 yarangije gufata umujyi wa Baraka mu ibanga rikomeye. isaha iyo ari yo yose bari budekarare ko uri mu bugenzuzi bwawo, ndetse nkaba namaze kuvumbura ibanga yuko bafite gahunda yo guhita bakomeza bajya Karemi. byanatangajwe na bamwe mu bari ku ruhande rw'ihuriro rya FARDC, abo tujya tuganira. burya abo wazarendo n'abana beza cyane, ariko bo bakaba bagenda badekara bavuga ko ari nabo bari kuri pressure, kuko umuyobozi icyo akubwiye nawe uragikora nk'umuntu ukuyobora. mu bigaragara nta bugome buhambaye bo bafite, ahubwo ubugome buturuka ibukuru, kubera yuko bo batangarizwa, bo basa nk'aho bategekwa ibyo gukora biturutse mu buyobozi bukuru, n'ubundi bakabaha ibyo bagomba gukora, bakabwira ibyo bagomba gukora. mu bigaragara ubona ko abawazarenda benshi bo bakora icyo bategetswe. muri make bo bamaze kuvuga yuko n'ubundi bo babona ko ibyo bari kurwanya batazigera babigeraho, ndetse ari ukugira ngo nabo ubwabo baticwa. urumva n'abagikora ni kuri pressure ikomeye cyane y'ubuyobozi nyine bw'iyi leta y'Kinshasa. urumva rero yatangarije yuko ku munsi w'ejo abasirikare benshi bari mu bice bya Karemi, kuko ubwo bari rwose ku buryo bumva ko bashaka gufata umujyi wa Karemi, ndetse ananyira ibanga avuga yuko n'ubundi iyo babaganira bati Karemi nayo iri muri gahunda yo gufatwa, ndetse
ubwo bigakomatanya n'iyo ntara yose, ndetse bakavuga ko n'intara ya Katanga bashaka kuyikuramo noneho, kandi Katanga ngo ikungahaye ku bintu bikomeye cyane ku mabuye y'agaciro ku rwego rwo hejuru. Bikaba nyine iyo bari kubabwira uburyo bagomba kurwana ari ukugira ngo bafate ubusugi bw'igihugu cyabo, ndetse banafate n'ibi bice bikungahaye ku mabuye y'agaciro. Ubwo rero icyo nakubwira cyo ubu magingaya umutuzo ni wose, ariko ubwoba ni bwose ku baturage kuko nta mugoma ntaki. Ubwo urumva ko buri ruhande ruri gukora tactique y'uburyo ki ku ruhande rwa FARDC ko bapushinga M23, ku ruhande rwa M23 bapushinga FARDC. urumva ko n'ubundi bikomeye cyane, bari kurwana mu buryo bwo kwiganaho kugira ngo barebere hamwe buryo ki byaza koroha gutangaza ko baraki mu biganza byayo hatabaye imirwano ikomeye. Nicyo nakubwira amagingo aya ngaya. Yego, urakoze cyane Bwana Safari, duhaye umucyo ndetse n'ishusho y'ibiri kugenda biba byose. Reka tugushimire cyane, dusoreze ngabwo. Urakomeza ukurikirana ibyo makuru, uragenda tugezaho n'izindi update zitandukanye ku biraba bigezweho. Natwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri Mbonesha kure imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Ho dukurikiye bwa mbere fyo ndasabone Astra Vista.